nabonye amafoto ya Bikira Mariya nayibonye n'iya Yesu. Nshuti bavandimwe bakunzi bacu, turabaramukije, nimugire amahoro. Ni Padiri Dominique uri hano i Roma. Nyuma yo kumva inkuru ya Zuki mu biyaga bigari mu Rwanda, i Musanze, havugwayo amabonekerwa, nanjye aho nari nicaye hano i Roma, iyo nkuru yangezeho. Nagiye kubona mbona umuntu rwose anywereje ubutumwa. Padiri, wowe uri i Roma niwamenye ibyabaye? Nyuma yo kubonekera ikibeho umubyeyi Bikira Mariya we arongeye atugirira ubuntu. Ingibi video zangezeho nyinshi nayibona, ni Musanze, nta nibita ngo niba ari mu gati, nta ngaho ngaho, ariko na Padiri mukuru yavuze nabikurikiye, kubera umubyeyi Bikira Mariya ngo ariko yabonekeye abana ngo 3, kandi muri iki biri kuvugwa. Njye sinashatse kubiceceka nkuko muri bwiyumvire bamwe bari kubivuga. Inkuru y'uko umubyeyi Bikira Mariya n'umwana we Yesu babonekeye abantu mu karere ka Musanze yatangiye kumenyekana kuri uyu wa gatanu, ikwirakwijwe n'abana 2. Ejo mu gitondo inkuru yamenyekanye cyane. Ni ibintu by'itangazo. Muri kigo cyose cy'abanyeshuri abarimo barahuye bose bari kureba Bikira Mariya. Barahamya ibyo ngo babonye. Hari gahunda y'ukwemera, ngewe wagira ngo mbigireho gute? Ariko nanone iyo ibintu bibaye gutya, iriya mbaga nayibonye ku mavideo, imbaga y'abantu bahuriye ari benshi, bamwe ngo banahara, nanjye sinari kubiceceka, nabivugaho iki? Ndashima ubuyobozi bwabivuzeho, ubuyobozi bwa Kiliziya bwavuze buti tugiye gutanga raporo bukuru kandi muzabona igisubizo. Kuba Bikira Mariya yabonekera ahantu ni ibisanzwe ku isi. Bikira Mariya yabonekera ahantu henshi. Kuba Bikira Mariya yabonekera abana si ubwa mbere. Bikira Mariya yabonekeye abana haba i Lourdes, haba i Fatima, haba i Sarete, haba hehe, i Kibeho, Bikira Mariya yabonekera abana kenshi rwose. Nta muntu ukomeye ndumva Bikira Mariya ndetse yanabonekeye. Ariko icyo nashaka kubwira ni kimwe, nuko muri gahunda y'ukwemera hari uburyo tugenza buke. None se abantu niba bari kuvuga turabyongeraho iki? Sinje kwemeza ibyo abantu bari kuvuga, ariko ngewe iyo bigeze muri gahunda y'ukwemera simpakana kandi sinemeza, ahubwo negereza ibyo Kiliziya ijya gucaho umurongo. Nacyo umwana wa Kiliziya ahamagarirwa kwitwara ibintu byabaye nka gutyo. Ariko nanone tukabiruka ko kwemera ni umusabano w'umuntu n'Imana ye. Ubwo nacyo hari ibyo nshatse kuvuga. Ni nayo mpamvu mubwira ngo mu gihe ikibeho, dufata urugero ikibeho iwacu niho bizwi, mu gihe ikibeho habaga amabonekerwa kuva muri za 81, 28 z'ukwa 11 kugera 2001, Musenyeri Misago yemeza imyaka 20. Muri iyo myaka 20 n'ubundi abantu bigiraga ikibeho bagasenga. Icyangombwa tugomba kuvuga amabonekerwa n'iki? Ni uko kwigaragaza. Umubyeyi Bikira Mariya yagiye yigaragariza ahantu hatandukanye. Bikira Mariya yagiye yigaragariza ahantu hatandukanye, habaye Medjugorje, ubu niho hanyuma hagezweho ku isi. Navuga ni naho twavuze tuzagera, ariko Kiliziya ikaba itarashyiraho akadomo ngo yemeze ayo mabonekerwa. Amabonekerwa, ubwo buryo Bikira Mariya yerekana abantu hano byagenze gute? Kuki abantu batandukanye? Njye nyumva inkuru, numvise impamvu naniyemeje gukoraho kugira icyo nyivugaho, ni ibintu byanunguye. Ubu turi mu masaha y'ijoro hano i Roma, nuko nabonye ko uko inkuru zagendaga ziba nyinshi, nkabona abantu nabyo ibyo bemera ko biboneye n'amaso yabo. Hari n'ababivuguruzaga, ariko bakabivuguruza navuga mu buryo bwa siyanse busanzwe. Uko umuntu yavuguruza, hari uburyo umuntu avuguruza ikintu, uvuze ngo rimwe kongeraho rimwe ngo ni 3, wabivuguruza ukabwerekana bati ni 2. Ariko akenshi ibintu by'ukwemera ni ukubigenzamo gake,
muribuka igihe mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, muribuka mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 5 umurongo wa 38 kugeza ku murongo wa 39, umugabo witwaga Mariyeli namwibuka ibyo mu gihe bari batangiye gufatirana itorero, babatoteza, babakubita, bagira gute, yavuze ijambo ngira ngo tujye duha agaciro nk'abemera. Ati ibi bintu aba bantu barimo niba byaraturutse ku Mana, mwabakubita, mwabagenza uko murabagenza kose, bizayoyo ntaho bizajya. Niba ari iby'Imana murarushwa n'ubusa, ntaho bizajya. Atariko kandi niba atadaturuka ku Mana, ati birayoyoka ku kanya. Nge nicyo gisubizo ngira ngo mabana, kuko kutabivugaho no gukwepa ukuri. Ibiba byarabaye biba byabaye. Noneho niyo turetse bikavugwaho n'abatagomba kubivugaho yenda, cyangwa se bagaprofita. Murabizi ko uburyo bw'imbuga nkoranyambaga buza mbere na mbere ukurikiriza imbuga mu mvugo y'itumanaho bamwita ngo ni igicuruzwa. Umuntu yahindutse igicuruzwa ku mbuga nkoranyambaga. Ariko cyangwa ni iki? Nuko ibiri kuba tugomba kutabirenza ingohe. Ibiri kuba tutagomba kubirenza. Abantu ari ibyo abantu bari kuvuga. Iyo ibintu rero bivugwa umwe, babiri, batatu, no kwitonda. Ariko ngewe umwanzuro nabaha nuko ibintu by'ukwemera tubitwaza gakine. Nayo mpamvu Kiliziya umubyeyi wacu igenza buke buke. Nashimye ijambo padiri mukuru hariya yavuze agira ati rwose turabitwaza buke buke, tugiye kubwira ubuyobozi bushinzwe bwa diyosezi buzatanga igisubizo. Ariko tubibutse ko n'igihe Kibeho byabaga n'igihe Kibeho batubwira amateka, twe twari bato, ntibabuzaga abantu kujyayo, ntibabuzaga abantu gukurikira gukomeza kwigira Ikibeho. Amabonekerwa y'Ikibeho yemewe ryari? Niba amabonekerwa y'Ikibeho yaratangiye 28 z'ukwa 11 8 agasozwa muri za 28 z'ukwa 11 8 9, ariko akaza kwemezwa muri 2001. Musenyeri Misago nibwo yabyemeje, ariko nyuma murabizi ankete byanyuzemo ni ndende, bara muri 1981 2001 ni ukuvuga ngo yemewe nyuma y'imyaka 20. Ariko abantu bakomezaga kujya hehe Ikibeho bagasenga, kubera ko ikibazo cy'ukwemera ni umuntu ku giti cye n'Imana ye. Hari uburyo ibisobanuro numvise abantu bavuga ngo ntibihagije kubwira umuntu ngo ibyo wabonye si byo. Muri gahunda y'ukwemera reka da, iyo ukwemera ushatse kugusobanuza science, ubumenyi busanzwe, ndakurahiye ntabwo kabisa, ntabwo bivuga. Ukwemera n'ubumenyi busanzwe science birajyana. Uko vuga ngo ubumenyi butagira uwo mutima nabwo ngo buba bufite ibibazo. Ariko Kiliziya yagiye yerekana kenshi la foi et la science ko bijyanirana. Uko kimwe iyo kibaye cyonyine tukajyana ngo ndemera, hari igihe ibindi bisigara, ukirengagiza ikindi, hari igihe biba bitameze neza. Ariko nuko hari igihe ushaka gusobanura icyo nakwita ngo ukwemera, ugatangira ko bati ibi. Hari n'undi wasobanura ukwe akabisobanura mu buryo bwe kandi nawe yirengera. Ari umuntu twarimo tubivuganaho wamaye iyi nkuru, ese padiri wabimenye? Mu Rwanda Bikira Mariya umubyeyi yongeye yatubonekeye, we yo atubonekeye, u Rwanda tugira amahirwe. Nibite se? Ati ntiwamenya, ati wowe uri Roma ntabwo wabimenya, ahubwo ujye kutubwira papa ko twongeye tukabonekerwa nyuma ya Kibeho Nyaruguru. Nibyo natangaye
ariko icyo nashaka kwereka ni kimwe, n'uburyo umuntu yacenzemo akanwa, reka urabona ngo nyine ngo hashize igihe ngo insengero zarafunzwe, ngo burya ngo kiliziya ngo zimwe nizirafunze, umubyeyi Bikira Mariya ngo buriya mu minsi iri imbere ngo araza kubaha ubutumwa, ngo kubera ko kiliziya zifunze, ngo buriya nyine urabona ngo niyo mpamvu ngo ibiba byabaye, ngo akaba yari yaje kwirebera n'iki. Ariko nagira ngo mbabwire ngo cyane cyane abari nimutwarwe n'ibyabaye. Njyewe kandi kiliziya igitanga, ntabwo ndi umuvugizi wa kiliziya ariko ndavuga ibyo nabwiwe, ni ukwigendera buke. Mukanya nabuze mbabwira ngo ibya Kibeho byemewe nyuma y'imyaka 20. Uyu munsi arandi mabonekerwa nimbabwiye mukanya, aya hitwa Medjugorje. Aya mabonekerwa yababereye i Medjugorje ni hirya ngaha harugura mu Burayi, ntabwo ari mu Butaliyani. Nayo yabaye mbere gato, bavuga ko yatangiye kuri 24 z'ukwezi kwa gatandatu 1981. Mu gihe Kibeho yatangiye muri 28 z'ukwa 11 81. Medjugorje yatangiye mbere yawo 24 z'ukwa gatandatu. Ariko ndagira ngo nkubwire n'uyu munsi kandi ntabwo yashaka amabonekerwa ushobora kuyemera cyangwa uvuga amazina yawe, uvuga ukuntu abonye Bikira bari gutse kuba njyewe ntabwo ndi kubyumva, izo ntabwo uzaza ngo guha ariko nanone aho nagiye mbona iyo amabonekerwa atarasohoka akenshi kiliziya ibigendamo, ko n'uyu munsi Medjugorje abantu baravuga ngo barabonekera, none si uyu munsi bakwemeza ko wabonekewe, ejo bundi yenda ukavangirwa ukavuga ibindi byagenda gute? Akenshi aho nagiye mbona, aho ibyo mwumvise ibyo nabwiwe nuko cyangwa se ibyo nasomye, nuko kiliziya kenshi ikunda kwemera amabonekerwa, ariko ababonekerwaga ubwo buryo bwo kubonekerwa bushojwe. Kuba rero amabonekerwa yahabayo, niba tuvuge ibintu wavuga ngo bitangiye uyu munsi, ukavuga ngo ejo ukavuga ngo ntabwo ari ibintu by'Imana, yenda ushobora kuvuga uti uyu munsi padiri yari i Roma ariko ejo yateze indege aza mu Rwanda, ukabinyomuzwa ati ntigeze ahagera, ukareba n'amatike y'indege ukabibona ukabona ko atigeze ahaza. Ariko ikibazo iby'ukwemera si uko. Iby'ukwemera niyo mpamvu nakuvuga ngo kiliziya igenda buke, ko bavuga ngo yango ni ibinyoma. Fata kariro gake na feri, wongere wibuke ya nteruro ya Gamariyeri nakubwiye. Gamariyeri ati mwa bantu muveho mutarwanya Imana, kuko ushobora guhakana ibintu bibaye ari byo, wabihakana wabikuye kwatsi. Icyiza njye nuko nakwifata mukanya ndikumviye nkuru nashatse nagiye ku rubuga rwa Diyosezi ya Ruhengeri numva niyo ariko babivuzeho, ndashakisha kose ndaburira neza ndavuga nti ni byiza kugenza gutya, izi uwo muco yawutoje abana bayo kugenza gutya. Hanumva rero abakristo, abantu mwagiye hariya, ndagira ngo mbabwire ngo mwumve icyo kiliziya ibabwira. Kandi umubyeyi Bikira Mariya yabasuye Kibeho, ubundi ubutumwa yabahaye Kibeho hari icyo bubatwaye. N'ahandi hose ku isi umubyeyi Bikira Mariya abonekera abashaka mu gihe ashaka nuko ashaka. Icyo nzi nta bantu bakomeye, mvuze bakomeye, arabonekera, yibonekera abaciye bugufi, abanyantege nke, utwana. Aho yabonekeye abana murahazi, ntabwo rohani hari Rusiya ya Senta murahazi. Bernadette Soberu yanganaga gute? Ni ukuvuga ngo Bikira Mariya agenda abonekera abana. Bikira Mariya yagiye abonekera abana, kuba twumva mu Ruhengeri abana ni batatu. Bikira Mariya ntabwo yagiye yireka abana
tuvuge iyo dusomye nka Lourdes Bernadette Soubirous batubwira ko yari afite imyaka 14 n'imyaka mikeya cyane. Fatima Rusiya yari afite imyaka 10, Francisco afite 9, Jacinta afite imyaka 7. Bari abana batatu, bari abana batoya. Aho bita Isarete Maximine na Melania, umwe yari afite 11 undi afite 15. Ibane Mariette Beko yari afite imyaka 11. Byumvikane rero ko nibyo koko Imana yiyereka abato, abaciye bugufi, ariko aba bose nakubwiye amabonekerwa yabaye Kiliziya ifite umurongo inyuramo. Ni ahantu uzigera wumva ngo santarari ngo yamubirije abakristo ngo nimugende tujya ahantu tujye n'uzajya ajyayo azajya ajyayo ku giti cye. Iyo ugiye ujya ahantu ku giti cyawe, ntabwo Kiliziya kugira ngo ahantu habereye amabonekerwa ngo ujye n'ikibeho abantu bakuru umubizi kurusha uburyo byarinze byemerwa abantu bakikora bakajyayo kwabo ku giti cyabo. Niyo mpamvu nahoze mwani nashimiye ubutumwa Padiri Mukuru yatanze ati turabivuga ibyabaye tubibwira ubuyobozi, hanyuma namwe mugere gute muzumva n'igisubizo buhoro. Igisubizo reka nkubwire, ndagira nkubwize ukuri gishobora no kuzaza nyuma y'imyaka 20. Birashoboka. Kiliziya hari uburyo ivuga gishobora kuzaza nyine, gishobora kuzaza bwakeye, ariko nanone utazavuga ngo ariko mutari kunsubiza. Iby'Imana ntabwo bitwarwa gutyo gusa, rega tujye tuvugisha n'ukuri. Iby'Imana ntabwo bitwarwa, ntabwo uvuga ngo ubu ngubu se ngo ko biri gutinda ngo iby'Imana bigenza buke. Kiliziya yadutoje uwo muco wo kugenza buke buke. Nk'ubu hari abantu bavuze bati byabaye. Ndagira ngo mbabwire ngo amabonekerwa ntabwo ari ihame muri Kiliziya. Ni uburyo bwo kudufasha gusenga, ni uburyo bwo kuza kongera kutwibutsa inkuru nziza. Ni nayo mpamvu mujya mbona ko ubutumwa Bikira Mariya yatanze aho yabonekeye hose, mwisubireho, mwihane, mwicuze ntigishoboka. Ibyo se biri muri Bibiliya? Biri muri Bibiliya. Biri muri Bibiliya. Biri muri Bibiliya, ntabwo biri kure. Ni ubutumwa ari umubyeyi. Kiliziya ivuga ko amabonekerwa ushobora kuyemera, ntabwo ari amahame. Nkuko twavuga ngo Bikira Mariya yagiye mu ijuru, Bikira Mariya ni nyina w'Imana, ayo ni amahame twemera. Ariko amabonekerwa uyakira ubwicishe bugufi, kandi Kiliziya yayemera nawe ukajya muri uwo murongo. Niyo mpamvu rero Bikira Mariya yabonekeye abashaka, yiyereka abashaka igihe ashakiye. Nawe ushatse wakwigenzereza gahoro. Bikira Mariya nta gihe atazabonekera abantu muri iyi si, ari naho biba bitaremerwa, ariko kugenza buke ntacyo bitwaye. Kandi iteka umuntu akumva icyo Kiliziya iri kuvuga. Gusa ndatekereza ko buriya ubwo aho byabereye bazatanga igisubizo, ariko kuba nanone numvise abantu igihe hari abayobozi bamwe bavugaga, abandi batari kubyumva bakomeza biganira bavuga ati twamubonye ku giti Yezu, Bikira Mariya akikiye umwana Yezu na Yosefu ahari, twamubonye. Urumva ukwemera kurenze, hari ibyo kurenze ijambo rya muntu. Kwemera kuri ku rundi rwego. Umuntu asa kubwiye ngo yamubonye, ubundi wabyongeraho iki? Genda ufite amaso ni wamubonye, undi uri kuvuga ngo yamubonye, wabyongeraho iki? Wabyongeraho iki? Ukwemera se ko ari uburyo umuntu yahuye n'Imana, uburyo umuntu ahura n'Imana, agasabana n'Imana mu mutima we. Aho rero ntabwo waza nk'uwihandura imvunja ngo ufate nk'igikwasi ngo uhandure ngo reka ngo ukuremo uko kwemera wari ufite. Imitekerereze, niyo mpamvu bajya bakunda ngo ideology cyangwa se imitekerereze, ingengamitekerereze y'umuntu aba afite. Ariko ukwemera ntabwo ari ingengabitekerezo, ntabwo ari ingengamatwara zo muri iyi si.
kwemera ni urundi rwego rw'umusabano no kwemera kwakira Kristo nk'umukiza n'umwami akayobora ubuzima bwawe. Iyo umuntu rero akenshi muri gahunda y'ukwemera bagiye hari aho bambwiye ngo kutajya impaka ku bintu by'ukwemera, ariko birumvikana hari abantu hagomba kuba ordre, hagomba kuba gahunda, hagomba kuba umurongo. Ntabwo umuntu none yazana ngo avuge ibye n'undi avuge ibye n'undi avuge, abantu bakomeze muri uwo murongo gutya, hari ikivunge cy'abantu. Gusa ijambo nsorezaho ni rimwe, nuko abemera, nuko mwebwe mwari hariya, nuko mwebwe muri kumva buriya butumwa, nuko mwebwe muri gukurikira buriya butumwa, mwavuga muti Kiliziya hari uburyo ikora, reka dutegereze icyo umubyeyi wacu Kiliziya azagira gute azavuga. Yenda uri bumbwira none ati mukanya ni wabivuze se? Ni Medjugorje hatangiye 24 z'ukwa gatandatu 81, ariko uyu munsi Kiliziya ntabwo iratanga iki? Kiliziya amabonekerwa y'Imedjugorje ntabwo irayemeza. Ikibeho yemewe nyuma y'imyaka 20. Ubwo rero nanjye ushobora kuba ushaka umvugisha ibindi, ntabyo nkubwiye, nta bindi nkubwiye, ubwo nanjye ngarukira. Ariko njyewe hari umwe mu bafilozofi bavuze ati atariko ko mbona bamwe muvuga ngo Imana niriho, ati ubwo harya mvuze ko Imana itariho, ati shaka umunsi w'imperuka nkayibona, ati ubwo se naba mwaye se naba mponze? Nkavuga ngo ijuru niribaho, ariko ubwo mbipinze ku munsi w'urubanza nkazajya kubona ijuru ribaho, ubwo se naba ndihombye nkarira? Atari ko mvuze ko ribaho, ku munsi w'urubanza nkabona ijuru ritabaho, ati ntacyo naba mpombye n'ubundi ryaba ritabaho nyine. Guhomba ikitariho bitandukanye no guhomba ikiriho ukakibura. Niyo mpamvu mbatuye uriya murongo nababwiye mu Byakozwe n'Intumwa umutwe wa 5 mwongere muhasome umurongo wa 38 kugera ku 39, ibyo Gamariyeli yavuze. Ibyo bituma tuvuga tuti iby'Imana tubigenzemo buke, uko Kiliziya isanzwe bitwigisha, twigenzeze buhoro buhoro. Imana mwese komeze baho umugisha, komeze ibiyereke aho muri hose, igihe cyose, ibagire neza wo nkurikira, kandi Imana iguha amahoro n'umugisha. Padiri Dominique, i Roma. Nabonye